Ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana Dizino, turuno urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Turahanga kugira ngo duhugurane, twigishanye ku bigendanye byose n'umuziki, haba ku gucuranga gitari, piano, kuririmba ndetse n'ibindi bikoresho ndetse n'ibindi byose bivuga ku muziki. Yes, uyu munsi rero nkuzaniye isomo, ni isomo ariko nanone ni nk'ibintu, amakosa atanu abahanzi benshi ba gospel bakora. Ni amakosa atanu abahanzi benshi ba gospel bakora. Nyamuneka niba uri umuhanzi wa gospel, niba uri umuririmbyi wa gospel, aya makosa uyumva ariko ntuzongere kuyakora ukundi, kuko ntago ari byiza cyane. Ugomba kumenya ibyo ukora n'uburyo ubikoramo. Kuririmba ntibakorere Imana, ahubwo bagakorera abantu. Ukaririmba ariko mu by'ukuri ukaririmba utari gukorera Imana, ahubwo uri gukorera iki? Abantu. Ibi ntago ari byiza. Nk'umuntu uririmba gospel wagakwiye kuririmba ariko amenya ko uri kuririmbira Imana, utari kuririmbira abantu. Uzabibwirwa n'iki? Uzabibwirwa nuko bibanda ku matekinike, uzabibwirwa nuko bibanda mu gushaka amafaranga, ntibibande mu by'umwuka cyane. Byiza wahindura ukajya ukorera Imana, ugashyiramo umwuka wo gukorera Imana kuruta gukorera abantu. Ikindi kintu, kwibagirwa message, bagahugira mu majwi gusa. Hari ukuntu abaririmbyi bibagirwa message, kuko uririmba kuri message bagahugira mu gukora amajwi, mu gukereya amaharmony, mu gukereya ama melodies n'ibiki byose. Ibyo bintu nyaboneka ni byiza mu byihore. Ibyo bintu mu byihorere wa mugani w'abandi. Ibyo bintu mu byihorere rwose, ntabwo ibyo bintu ari sawa cyane. Ugomba gukora, kwibanda kuri message uri gutanga. Message uri gutanga ni yego, ni byiza no kugira ijwi ryiza, ariko nanone ijwi ridafite message nta kintu riba rimaze, nta kintu byabimaze. Uri umuririmbyi uririmba ubutumwa bwiza nk'uko bivugwa nyine muri gospel. Ikintu cya gatatu bakora nk'ikosa, kwigana indirimbo z'abandi nta mwihariko urimo. Hari ukuntu umuntu ashobora kuririmba indirimbo y'abandi ariko ntashyiremo umwihariko, akabikora mu buryo bwa show off, mu buryo bwo kwiyerekana, mu buryo bwo kwigaragaza. Ibyo bintu ntago ari byiza. Ibyo bintu niba wabikoraga bihagarike nonaha nk'umuririmbyi wa gospel. Utangire ukore, niba ngiye gusubiramo indirimbo wenda ya Papi Clever, cyangwa se ngiye gusubiramo indirimbo wenda ya Israel Mbonyi, nyisubiremo ariko nyisubiremo mu mwihariko wanjye. Kubera iki? Kubera ko hari uniqueness mfite nanjye ngomba gutanga. Ntumere nk'umuntu uri kuyiririmba gusa biri show off, uyiririmbe nkawe nk'umwihariko wawe. Ikintu cya kane nk'ikosa kunda gukora, kudategura. Yes, kudategura, kuba nta myitozo mukora, kuba nta rihaso mukora. Ibyo bintu rwose mu byihorere ni amakosa, nta hantu byazabageza. Kuba nta mwitozo mukora, kuba nta vocal maps mukora. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuririmbyi uko yari ameze uyu mwaka ariko no mwaka utaha wundi nawo arimo araririmba, cyangwa se ko yari ameze mu mwaka ushize ni nako muri uyu mwaka ari kuririmba. Gerageza wicare, wumve, ukore imyitozo, ukore amarihaso, wige. Ibintu byo kudakora imyitozo, byo kuza uririmba gusa, ibyo bintu mubivemo. Ibyo bintu ni amakosa. Ikintu cya gatanu bakora nanone nk'ikosa, kudashyira umutima ku ndirimbo. Hari ukuntu umuririmbyi aririmba, sinzi uko bigenza, sinzi nuko bikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Mu by'ukuri uwo muririmbyi arimo araririmba, ariko mu by'ukuri arimo araririmba atagize ate, adahari, ari absent mind rwose. Ntago ahari, n'umureba urareba ko adahari. Ntago ari connect no ku mwuka, cyangwa se ntago ari connect n'ibintu arimo araririmba. Iryo naryo ni ikosa. Baririmbyi bakora umurimo w'Imana rwose, bakora gospel, nje kubabwira bino bintu kugira ngo mubihindure. Niba mushaka kuba baririmbyi beza, baririmba ibintu bijyanye namwe cyangwa bijyanye n'ubutumwa bwiza, mugerageze mu busanye. Uko bino bintu nabibabwiye, mu busanye ahubwo mukore ibyiza byabyo.
ngibyo rero ibintu by'amakosa 5 ari nateguye abaririmbyi benshi ba gospel bakunda gukora. Niba nawe uri umwe muri abo ngabo, gerageza ubihindure, ntukongere kubikora ukundi. Wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri nkurikirana umunsi ku wundi nigisha, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona aho zo kuri WhatsApp. Ni nomero za WhatsApp, ntago ari za call. Nkaba nshobora kuba nagufasha. Mukomeze kugira ibihe byiza, tubonane no mu yandi masomo.